Iyi mirongo yose ya Yesaya uyisenga uyikurikiranyije uhereye kuri Yesaya ya mbere nakubwiye, ukaza ukagera kuri Yesaya ya kabiri, ukajya kuri Yesaya iyi ngiyi ya nyuma ya 60, zose ukazikurikiranya ugasenga saa sita z'ijoro, ugafungura amarembo yawe y'ubutunzi. Ariko Uwiteka ahita afungura inzira, afungura cano yo kuguhuza n'abakomeye, yo kuguhuza n'umugisha wawe, yo kuguhuza n'abaguha akazi, kandi wari warabuze akazi nimba uri umushomeri, ihita iguhereza cano. Imana ihita ifungura cano yo kuguhuza n'abakwigisha bizinesi, kandi wari warananiwe gukora bizinesi, Imana ihita iguhuza n'abantu bagushyigikira muri bizinesi zawe ukora, nimba uyifite ugasanga nimba itavaga ku rugero rumwe ngo igere ku rundi, noneho itangiye kuraninga ngo ubutunzi ngo bw'amahanga buzaza aho. Of course nimba wagize amato mu nyanja, urugero mu nyanja z'Ubuhinde, muri Pacifique, izo nyanja zose ukajya ushyiramo amato akuzanira ibicuruzwa, urumva ko ubutunzi bw'amahanga bwabaye ubwawe immediately. Ibi bisaba gusenga ushize amanga. Hari umusore ngo yari yaragize ibyago, ahura na nyirasenge mubi, amuroga kubera ngo atazarusha abana be amafaranga, atazarusha abana be amahirwe. Amurogera ubuzima bwe, abujyana mu bapfumu, bafunga amahirwe ye. Aza kumva umubwiriza arimo yigisha kuri izi Yesaya, aravuga ati gusenga muri izi Yesaya saa sita z'ijoro bifungura amahirwe. Aza gufata umwanzuro nawe nijoro arasenga, iryo joro saa sita z'ijoro izi Yesaya zisengeramo, azibikora iminsi 21. Ageze ku munsi wa 9 ngo uwo nyirasenge aribwa mu gatuza, araribwa cyane, nyine yararimo amenagura inzugi zose zari zarafungiranye ubutunzi bwe. Nyirasenge arabimenya, ahamagara umupfumu wabikoze ngo agiye kugira icyo akora kugira ngo agarure bwa butunzi bwa wa musore. Uwo mupfumu aramubwira ngo byanze, ngo yamenye ubwenge, ngo arimo arasinjya muri Yesaya tujya dutinya. Iyo wasinjye muri izi Yesaya, abadayimoni ntabwo baba bakigaruye ibyawe. Abadayimoni birabacika babireba, bakavuga ko byarangiye, bakavuga ngo byarangiye. Abapfumu bakavuga ko byarangiye, abarozi bakavuga ko byarangiye, iyo yaducitse. Umusore yabacitse atyo. Nyuma y'iminsi 5 batangiye kumuhamagara, hahandi yari apurayinze ahantu 5 hose bamuhamagara, ahitamo bamuha amafaranga menshi, kandi byari byaranze, byari byarifunze. Izi Yesaya usengeramo nijoro ugahindurirwa amateka. Izi Yesaya usengeramo nijoro urubyaro rukaboneka. Izi Yesaya usengeramo nijoro ubutunzi bwawe bukaboneka. Izi Yesaya usengeramo nijoro igikundiro kikaza. Izi Yesaya uzisengeramo nijoro ubutunzi bwo mu nyanja, hakurya y'inyanja mu mahanga bikaza. Muraho neza, nongeye kubasuhuza. Ariko ndenda kubabwira yuko muri Bibiliya mbibutse neza, iyi Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ariyo yose ni igitabo cyaturutse ku Uwiteka, cyahumetswe ijambo ry'Uwiteka. Rero ndenda kubabwira ko muri Bibiliya harimo igitabo cy'umugabo bita Yesaya. Yesaya ndenda kubahereza amabanga menshi kuri Bibiliya yera. Uwiteka bagirire neza. Ese ubutunzi bwawe bwaba bwarafunzwe? Ese imigisha yaba yarafunzwe? Urakora ukabona utunguka, urahomba buri munsi. Imana yashyize imbaraga mu gitabo cya Bibiliya, cyangwa yashyize imbaraga mu ijambo ryayo kugira ngo ubashe gutsinda icyo gihombo, ubashe gutsinda uko kubura akazi. Ese wabona hari imyuka mibi iri ku gicaniro ivuga amazina ya buri munsi kugira ngo uhore uhomba, cyangwa igushyiraho inyatsi, cyangwa ikagushyiraho umwuka ukugenza kugira ngo utagira icyo ugeraho? Nta kindi cyabirwanya. Hari imirongo 3 ngiye kugusomera yo muri Bibiliya mu gitabo cya Yesaya. Ndenda kugushura ko Yesaya cyangwa se igitabo cya Yesaya abadayimoni bagitinya cyane, n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni batinya iki gitabo cyane. Ndagira ngo twese duhurira aha hantu dusome bino byanditswe cyangwa se bino bice 3 ngiye kubabwira. Ndakwinginga kugira ngo buri saa sita z'ijoro ujye ubumbura bino byanditswe 3 ubisome kugira ngo urwanye imbaraga z'abadayimoni, urwanye imbaraga z'abarozi, urwanye imbaraga z'abakuroga, urwanye imbaraga z'abakuvuma, urwanye abantu bose bakwanga, bakuvuma, kugira ngo utagera ku butunzi bwawe. Uwiteka Imana baha umugisha, kandi Imana ikomeze kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kaduhere kuri Yesaya 54 umurongo waho wa 12. Haravuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko
gukiranuka kwabo guturukaho ndi, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mu isi y'umwijima hari ibyumba by'ibanga cyangwa se chambers bacuramo intwaro zo kurwanya abera bahora basenga barwanya ubutunzi bwabo. Izo ntwaro nta zindi, ni ukuguca intege, ni ukugutumaho abarozi bose, ni ukugutera ibihombo, ni ukugutera icyangiro, ni ukugutera inyatsi kugira ngo uhombe, kugira ngo ubure aho wakira akazi, kugira ngo icyangiro cyawe gigukurikirane nugera ahantu bakwange. Igihombo ni igihe watangiye bizinesi yawe ntoya nugeramo hagati uhombe, cyangwa se bagashyiraho intwaro yo kudindiza ubucuruzi bwawe ntibugire aho bugera, ukajya ubona amafaranga yawe uko uyakorera ukabona ntahagera, ukabona ubucuruzi bwawe nta hantu ntabwo burimo gutera imbere, ukabona mbese aho kugira ngo butere imbere burigumira aho buri, wanatera imbere ho gatoya ukajya kubona ukuntu urongera usubira inyuma. Izo ntwaro zose zicurirwa ahantu, hanyuma dayimoni ikagutumwaho kugira ngo ize muri bizinesi zawe iguhombye, cyangwa se ikaza mu buzima bwawe ikagutera icyangiro, cyangwa se ikaza ikagutera inyatsi, buri kimwe cyose ufashe kikagucika. Ibyo rero, ibyo byumba byose, izo ni intwaro zacuriwe kurwanya ubugingo bwawe cyangwa se kurwanya ubukungu bwawe. Rero nk'umukristo ukuze uba ukwiye saa sita z'ijoro nk'uko nababwiye gupfukama ugasengera muri iyi Yesaya 54 umurongo waho, hanyuma ugasenga ugaca bugufi ukinginga Imana, ugasengera muri uwo murongo ngo nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara, kandi amagambo bavugira mu rwiherero ayo nayo ngo ntabwo azakuburanya ngo agutsinde. Kubera iki? Ni ugusengera muri uyu murongo, hanyuma amagambo yose bavugira mu rwiherero, abarozi, abapfumu, abo ngabo bavuga amazina yawe bagatsinda. Iyi Yesaya iyo uyisengeyemo ni ukuri ntabwo ushobora guhita ako kanya ubona icyabaye, ahubwo nyuma y'iminsi nk'itatu, nyuma y'iminsi nk'ine utangira kubona impinduka mu buzima bwawe. Dufite abantu bagiye babona ubwo buhamya, batanga ubwo buhamya bavuga ko Yesaya uyu murongo mbasomeye wagiye ubagirira neza, wagiye ubakorera, ndetse ukajya ubikora buri saa sita z'ijoro, ndetse iminsi 21 nk'umuntu uri mu masengesho. Ibi bintu bizaba impinduka ku bugingo bwawe. Ntabwo ariyo yonyine gusa, noneho bigira imbaraga iyo zifatanyije ari eshatu, nka za zindi nababwiye ko ari eshatu. Kazi mbasomero n'indi kugira ngo mujye muzifatanya, hanyuma bigira imbaraga, bitsinda abadayimoni, bitsinda abagome, bitsinda abarozi, abapfumu, ndetse n'abacunyi, kugira ngo uhore ubatsinda, kugira ngo utere imbere. Indi Yesaya wakurikizaho ni iyi ngiyi, Yesaya ya 45 umurongo waho wa 3, haravuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagaye mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Uyu murongo nawo ni mwiza cyane. Uko umaze gusengera muri uriya murongo, ukongera ugasengera muri uyu, ukawusoma, wamara kuwusoma ugahita uwusengeramo. Uyu murongo ni mwiza, uravuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Bwa butunzi bwawe wahoze usengera ukabona nta gisubizo kibonetse, burya Imana iragusubiza, ariko buribwa, abadayimoni barabwiba bakabutwara bakabuhisha mu mwijima ahantu kure. Ubwo butunzi rero bw'abera buhishwa ahantu mu mwijima niho Uwiteka iyo usengeye muri iyi Yesaya 45 umurongo waho wa 3, nibwo Uwiteka aza akinjira muri wa mwijima akabohoza ubutunzi bw'abera bwibwe n'abadayimoni, ikabukurayo ikaza ikabuguhereza. Hari ubutunzi bwinshi buri mu mwijima abantu bagiye basenga bugatwarwa. Ubwo butunzi rero nta yindi mpamvu abadayimoni babutwara, barabutwara bakabushyira aho ngaho, bakabubika, bakabushyira muri chambers bagafunga, kugira ngo abantu bazaza bishyura amafaranga menshi mu bapfumu bazajya babona buno butunzi Imana yarahaye abera, bakabuhereza, cyangwa se abakorana n'imyuka mibi yabo, abasengera imbyaro. Abo ngabo hari abatanga amafaranga menshi kugira ngo baherezwe urubyaro mu
mu bapfumu cyangwa se mu badayimoni bakazibahereza, ariko wowe wasengeye igihe kinini ukabura urubyaro rwawe kandi warasenze, ariko saa sita z'ijoro pfukama hasi usenge muri Yesaya urabona ibyawe. Usengera muri izi Yesaya nkubwiye urabona ibyawe. Urafungurirwa amarembo yose y'umugisha, urafungurirwa amarembo yose y'amahirwe, urafungurirwa hose aho wagiye ukomanga udepoza, ni ukuri bazaguhamagara. Ni ukuri ubucuruzi wagiye ugerageza kenshi cyane, ni ukuri buzunguka. Ni ukuri nimba ucuruza ukabona bitagenda, ni ukuri biraza kugenda. Nimba hari imbaraga z'abadayimoni zikuri inyuma, ni ukuri uyu munsi ziracika, kubera ko watangiye gusengera muri izi Yesaya. Ngo ubutunzi buri ahantu hiherereye, bwa bundi bubitswe n'Imana, bwa bundi butari bwakorwaho, ni ukuri buraza buramanuka, kubera ko wasengeye muri Yesaya. Izi Yesaya zose zitinywa n'abadayimoni, zitinywa senga ushyizeho umwete buri saa sita z'ijoro kugira ngo uhabwe imbaraga, kugira ngo ubone ibyo wasezeranyijwe. Ni ukuri Uwiteka Imana aracyagukunda kandi aragukeneye. Katuze dusome indi Yesaya, hanyuma mukomeze mwumve ukuntu abadayimoni baba baragiye batwiba ubutunzi bwacu, ariko iyo dushyizeho umwete tubona ubutunzi bwacu. Erega nabo bano bantu b'abapfumu n'abakonikoni nabo ntibaryama, bakora muri iryo joro, bakora mu gicuku cyane, nijoro cyane, ariko nukomeza ugasenga nawe muri icyo gicuku urabohoza ibyawe. Yesaya ya 60 umurongo waho wa 5 iravuga ngo, niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Haleluya. Ahangaha rero ngo ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja bizaza aho uri. Inyanja barimo kuvuga ni ubutunzi bugenda mu nyanja. Ubutunzi bugenda mu nyanja ntabwo ubuzi ubwo ari bwo. Ni aya mato yambukirana inyanja ajya kurangura cyangwa se ava kurangura. Ubwo bwinshi bw'ibiturutse mu nyanja nibwo ngo buzakwegurirwa. Ubwo nawe ubaye umwe mu bafite amato mu nyanja. Haleluya. Ngo ubutunzi bw'amahanga buzaza aho. Of course nimba wagize amato mu nyanja, urugero mu nyanja z'Ubuhinde, murendiye ahangaha nyine muri Pacifique, izo nyanja zose ukajya ushyiramo amato akuzanira ibicuruzwa, urumva ko ubutunzi bw'amahanga bwabaye ubwawe immediate. Ibi bisaba gusenga ushize amanga. Icyo gihe rero ntabwo mvuze ko ibyo byose byahita biba, ariko Uwiteka ahita afungura inzira, afungura cano yo kuguhuza n'abakomeye, yo kuguhuza n'umugisha wawe, yo kuguhuza n'abaguha akazi, kandi wari warabuze akazi, nimba uri umushomeri ihita iguhereza cano. Imana ihita ifungura cano yo kuguhuza n'abakwigisha bizinesi, kandi wari warananiwe gukora bizinesi, Imana ihita iguhuza n'abantu bagushyigikira muri bizinesi zawe ukora. Nimba uyifite ugasanga nimba itavaga ku rugero rumwe ngo igere ku rundi, noneho itangiye kuraninga. Iyi mirongo yose mbabwiye ya Yesaya uyisenga uyikurikiranyije, uhereye kuri Yesaya ya mbere nakubwiye, ukaza ukagera kuri Yesaya ya 2, ukajya kuri Yesaya iyi ngiyi ya nyuma ya 60, zose ukazikurikiranya, ugasenga saa sita z'ijoro, ugafungura amarembo yawe y'ubutunzi. Fungura amarembo yawe y'ubutunzi kugira ngo ugirirwe neza n'Imana. Hari umusore ngo yari yaragize ibyaha, ahura na nyirasenge mubi, amuroga kubera ngo atazarusha abana be amafaranga, atazarusha abana be amahirwe. Amurogera ubuzima bwe, abujyana mu bapfumu, bafunga amahirwe ye. Aza kumva umubwiriza arimo yigisha kuri izi Yesaya, aravuga ati gusenga muri izi Yesaya saa sita z'ijoro bifungura amahirwe. Aza gufata umwanzuro nawe nijoro arasenga. Iryo joro saa sita z'ijoro izi Yesaya zisengera, azibikora iminsi 21. Ageze ku munsi wa 9 ngo uwo nyirasenge aribwa mu gatuza, araribwa cyane, nyine yararimo amenagura inzugi zose zari zarafungiranye ubutunzi bwe. Nyirasenge arabimenya, ahamagara umupfumu wabikoze ngo agiye kugira icyo akora kugira ngo agarure bwa butunzi bwa wa musore. Uwo mupfumu aramubwira ngo byanze, ngo yamenye ubwenge, ngo arimo arasinjya muri Yesaya tujya dutinya. Iyo wasinjye muri izi Yesaya, abadayimoni ntabwo baba bakigaruye ibyawe. Abadayimoni birabacika babireba, bakavuga ko byarangiye, bakavuga ngo byarangiye. Abapfumu bakavuga ko byarangiye, abarozi bakavuga ko byarangiye, yaducitse. Umusore yabacitse nyuma
y'iminsi 5 batangiye kumuhamagara hahandi yari apurayinze ahantu 5 hose bamuhamagara ahitamo bamuha amafaranga menshi. Haleluya. Kandi byari byaranze, byari byarifunze. Izi Yesaya usengeramo nijoro ugahindurirwa amateka. Izi Yesaya usengeramo nijoro urubyaro rukaboneka. Izi Yesaya usengeramo nijoro ubutunzi bwawe bukaboneka. Izi Yesaya usengeramo nijoro igikundiro kikaza. Izi Yesaya usengeramo nijoro ubutunzi bwo mu nyanja, hakurya y'inyanja mu mahanga bikaza. Duhindurirwa amateka kubera izi Yesaya. Ndakwinginze pfukama saa 9 z'ijoro nk'uko nazikurikiranyije, uzikurikiranye usengere muri Yesaya kugira ngo Uwiteka atugirire neza. Urakoze cyane. Nitwa Rusasira Emmanuel, iyi ni Elion Mountain TV. Kora subscribe ukoresha kugira ngo ujye ukurikirana bino biganiro. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.